Reka nguhe ikaze wowe ukurikiye Impamo 250. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nkuko mubireba kuri screen zanyu. Naje njyenyine. Wa mutipe rero ubu ngubu maze kumwangaja ni usigaye ambera cameraman. Mumeze mute aho muherereye mwese, nizere ko mumeze neza. Nshimira wowe mushyashya wakanze subscribe ukanabitwereka ko ari ubwa mbere uhageze, n'abandi mwese mukomeje kudukurikira tubahaye ikaze. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa. Ni umukobwa mwiza, ni icyuki, umunyamurenge, kazi, umunyamurenge kazi. se nababaho Ikindi none abanyamurenge kazi cyane, none ko aba bashikazi kujuriwe. Mwamubonye rero umukobwa mwiza. Reka ndeke kumuvuga, yivuge ni mukuru. Siko se? Uracara uruhinja mama? Shandirwa mvugira. Ugiye nivugiye. Okay. Nitwa Aime. Uwase. Aline no muturanyi. Uyu mwana rero mureba w'umukecuru w'umukobwa. Nonsebye. Umva ariko Aime tubigaruke ukuzama wigira uruhinja nyine. Ako yangenda Nguru uruhinjaga. Uyu mwana rero muzi kera ewana. Kera fo. Uvuga ko nanjye nari nyiri umwana kandi bumaze gukura. Kera ni ryari koko? Nukuri ni kera Aime. Wari ukiri umwana nyine umaze gukura kwa ko wabyaye. Yego warabyaye imbere yanjye ufite abana ariko nawe nurakura. Ariko ga ni kera gatuziranye. Ariko burya nari nkuzo kuze koko. Ava twarabanye igikondo kumutubona rero turi abanyagikondo nubwo turi abanyamurenge. Sibyo se? Hari abantu bari mu kubirakaramo ngo twihakanye ngo kuba turi abanyamurenge. Niba tutaravukiye murenge tibikuraho ko turi abanyamurenge. I know. Siko? Twavukiye igikondo. Nawe burya. Ayo cyane. Nyine wihakanye byarangiye. Ukugaba amavuga ngo nihakanye. Ariko rwose abantu muzi n'ababyeyi banje mu mbera abahamya navukiye igikondo pe. None rero uyu munsi nabazaniye Aime nk'umukobwa w'umunyamurenge, umukobwa w'umunyagikondo, wahashajiye, uhasaziye n'ubu ngubu. Aranajyambaza ati ntabwo barakugira basi guverineri w'intara cyangwa se umuntu ukuriye basi nk'agace gato nka mudugudu. Ubu hajeho ba mudugudu ese harya babandi bisibo ni bande bakuriye amasibo bamutwara sibo ukunta no kugutwaza isibo pi bibaze yeme baramuranganya. Ariko mu minsi mike uyu nguyu ndamufasha nawe aze kuri amazi iminsi ku mihanda nta zina rye bwite tubona. Ariko burya ntabyo ushaka. Mpamva mbese ubu rero byakubera kucyumva wanshyira mu mihanda. Erega ikibi ni ukwinyereramo. Ikibi ni ukwinyereramo. Niyo hantu wanyazima wanjye anashaka ntabwo uri inshuti nziza. Wegere mikro gakeya. Ntabwo uri inshuti nziza. Aime rero nk'uko mumureba yigeze kujya muri Miss Murenge, ariko ubu ngubu ni umukobwa w'umunyamideri. Muramubona nawe agaplante konyine afite. Katureke kugashyira mu mafaranga batakuroga wa abantu basigaye agira amashari. Hari umuntu waroga n'ibimufata. We ntibyagufata. Sanga baranandoze biranga bategereje. Ariko rero mwana biriseri ntuhinduka wowe nireba ngo ukoresha urabona nkanjye. Oya nkanjye igihe duheruka n'umperuka ameze gute? Sha nkuheruka rero ukingana nkanjye urakayobe. Ugifite boyfriend mungana kagatipe keza ko muri karite mbega ubwo nsengera ayo makuru papa bembara yazi cyanyavuga. Ni uri ku kamera yita kupfa ikiganiro yapfuye. Gusa nyine muheruka akiri mannequin ari umusirimu dobo ngo yaraveteye wenyine yaricupije. Nanjye hari igihe namubonye ndamuyoberwa. None ubu ngubu dore turicaranye mama abana babiri turicaranye njye ndacyari iwacu. Ako nyine duherukana kera so rero nabanga nakoresheje ni gutya nta bintu nkoresha ndasanga ninajya no mu mago nzaguma gutya. Oya ntago byaba kandi ntazabyemera. Niyo sakwiye ko nangana nawe. Mani nanjye buriya nsigaye ninonera nyine. Yego oyanjye ntago nangana nawe. Umva rero nguhaye ikaze aha ni ku Impamo 250 wahageze. Murakoze. Turakwishimiye rwose
noneho rero nk'umukobwa witwa Aime w'umunyamurenge wageze wisanze mu mideli gute? sha rero burya nuko kera nje nawe tutavuganaga buriya bintu nabikoze kuva kera nyine nabonaga ingendo ngo genda ukweduka nabikoze kuva kera ahubwo nabikunze naragira imyaka yo kuba nabitangira uza rero gukura nza gukura nyine ngira imyaka yo kubitangira kugeza n'ubu ubimazemo imyaka ingana ite sasa? guhera muri ubuse niga muri P5 n'ubundi narabikundaga ariko mbikorera mu rugo ukiga igikondo mbikorera mu rugo ntabwo nigeze igikondo muri P5 primaire wayigiye? primaire nayigiye Karugira niga na Petit Prince njye na bro wanjye ariko bro wanjye ntabwo yize Karugira wize ariko na ba Petit Prince twarabemeraga mwaye muroze ku gifaransa njye rero ndakiza ariko kandi wibuke ko nizera mu makongomani nta kibazo rwose kureko rekongore sibya umva noneho nyine nza kugira tunza gukura no muri P6 ntabwo nabitangiye niga mu ishami maze imyaka oya njye nagwerukaga Karugira kuko nanjye Karugira narahize ndiho nagwerukaga niga mu kabe secondaire mbibaze migiye mbisaziyemo ubundi hari umushitanje ubwira ngo definition y'umumodo ushaje niwe nanjye pe nawe ni wowe kabisa mwamubonye rero aramodaringa noneho sasa abwira abadukurikiye bakeneye iki urahari bakeneye iki gute bambaze ahubwo bazambaze nzagaruke ku rugero umuntu ashobora kuba afite show hariya akavuga ati nkeneye umuntu uzaza akanyerekanira imideli agatambuka byambaye aho ndabyumva urahari turahari turamamaza mukorera hehe turikorera ku giti cyacu ikorera mushizeho ingata se cyangwa ikorera gutyo oya burya nawe udashyizeho ingata wagira byago so rero nyine turikorera ushaka platform zacu turazi kuzivuga abafite imyenda abashaka kwamaza amapartema nyine ibintu byinshi bitandukanye mwatwandikira kabisa abadukurikiye bazumve iki platform mukorera Instagram yanjye ni dewase de ya mu cyongereza _wase nyine yego ushaka kujya mu ibikorwa byanjye ni mu bikunda dusaya dukorana turaza kwipininga yego rero nkuko mumureba Aime sasa rero twe ku Mpamo 250 dukora ibiganiro bijyanye na family blend none nk'umukobwa w'umunyamurenge Aime twicaranye hano uza wumva uzashakwa n'umuntu umeze gute? njyewe ko nturashakwa kugira ngo nuzaza kwiyangaja azaze avuga ati iki kintu ndacyujuje first of all nkunda umuhungu ukijijwe yego ariko atabigira big deal mbese ntabigagaze nabigira intambara nkunda umuhungu uri capable nkunda umuhungu uzi gukora sinkunda umuhungu ujagaraye mbese abahungu bajagaraye barahari kuri imihanda buzuye abahungu wapi njye nkunda umuhungu uri calme nyine kuko nanjye ntabwo nkunda umuhungu nyine nzajya mbona nka bya bindi cyane navuze na Senegaleti njye ntabwo nkunda umuhungu wa sharp ku bakobwa njye nkunda umuhungu nyine uzi icyo ashaka ushaka kwiteza imbere agateza imbere n'umuryango we n'umugore wiwe nyine tugafatanya ya nk'ukuntu nawe na Pabibe nyine mumeze merci okay none urabona hari igihe ushakwa n'umugabo mwagera mu rugo akaba yakubangamira akakubwira ati biriya bintu ubamo cyane cyane nkaho modelinga akakubwira ati biriya bintu simbikunda unkundiye wabivamo ese wamukundira ukabivamo cyangwa ahubwo waharanira kumwigisha ukabimukundisha? Okay. Ubona nyine n'ubu umugore uzabikomeza cyangwa uzabihagarika? Okay, nyine urabona hagati y'umugore n'umugabo haba bwumvikana. Umugabo ambwiye ati nta kandi kazi mfite bivemo ndagukoreye ikintu cyo gukora nabivamo. Ariko ambwiye ati bivemo wicare nyine no se nge ndinde wo kumva ko ibintu byose nshaka nabikora ku mugabo. None urabona nta guciye mu ijambo hari umugabo ukugeza mu mago agahita akubwira ati icara wicare urera abana nzapagasiriza urugo uhuye na bene uwo mugabo wabyakira? Oya se wundi umugabo ambwira ngo nicare se simfite amaboko n'amaguru byo gukora reka sha ntabwo byavamo ariko iby'ubunyamideli yego ntabwo n'ubundi ntabwo ari abagabo benshi bashaka
kukubwira ngo bikomeze Yego. ariko nyine wakubwira ati bikomeze ariko nyine ndagukorera kino habe nawe muri wowe ukumva uzabikomeza ndakorera kino ndakorera iduka ry'imyenda ndakorera no business nyine ibintu nk'ibyo ariko ubireke ishana bireka noneho hari n'umukobwa sasa ujya uvuga uti ngiye ninjya gushakwa nzashakwa n'umugabo ufite inzu ufite imodoka afite shop runaka mbese afite ibi nawe uba muri iyo myumvire kuko urabona hari umuntu uvuga ngo nzashakwa n'uyu wujuje ibi kandi mu by'ukuri we wamureba ugasanga nta kintu afite cyane atabikwiye oya ntawe bitabera sibyo utabikwiye mbabarira wambabarira ariko ko tubanze nyine umeze nka gute biba bidakwiriye kabwo ngusubize icyo kibazo mbajije okay nago nyine nkanjye mashaka kuzaba mu buzima bwiza pe yego Imana ifashije nyine byaba ari byiza ariko nyine nanone bitabaye nkabona umuhungu nkunda utabifite nabyo nta kibazo bagiye ubwati ufite imodoka kandi ubundi ukamubona ko n'undi nayiguhe ikagume ari iyiwe cyangwa ejo n'ejo bundi wenda ari iy'ideni urumva mbese ibyiza wagira n'inama abantu ni ugushakana n'umuntu mukazabishakira hamwe aho ngaho ni sawa kabisa none se umuhungu utari umunyamurenge kuko uri umukobwa w'umunyamurenge uri proud yo kuba uri n'umunyamurenge umuhungu utari umunyamurenge yagushaka bigakunda byakunda nyine ababyeyi se bamukubujije ababyeyi hari igihe ugira ikibazo ukaba wakundana n'umuntu byagera ku munota wa nyuma kwa kundi ubwira ababyeyi ugasanga famiye ntimwiyumvishemo shaka umuhungu aba afite ikibazo kuko sinumva yuko umubyeyi nk'urugero nyine nkanjye w'umunyamurenge nyine abaheshejwe ishema no kuvuga ngo nyine nshatswe muri bene wacu urumva yakubuza rero umubyeyi yakubujije gutyo nyine aba ari impamvu tu kuko nari igihe nk'umubyeyi akubwira ati se wowe uraja mu bagande se ku rugero cyangwa urashakwa n'umuzungu ntiduhuje imico ugasanga nyine n'izo mbogamizi wabyemera nyine nawe ukamwanga cyangwa nyine mbona afite imbogamizi nyine zumvikana nanjye ubwanjye nzi mbona yuko nyine bitamesha agaciro bitesha umuryango wanjye agaciro nta mwanga okay aho ni sawa none uba wumva nugera mu rugo kuko urabona nkawe umeze uko uzibona uzambara ibitenge bikavamo ibitenge ukamwambarira ibaya bizagorana ariko bizaza ngere ku bitenge birambera ntabwo ugeze umbara mbyambara nyine nabashije umugore mbere kambaye nk'urugero noneho mbere uzi yuko nambaraga ibitenge nkajya gusenga niribaya kuri kw'Imana niribaya ndabikwereka tuba kuri kamera cyangwa uzabaze Aline iribaya n'ishakoshi sheri na talo nkajya gusenga kuko njyewe nabaye n'abakongomani cyane noneho nyine na pwanjye nyine usanga n'isengero yasengeramo njye nafashe nakuze mfata ya mico yabo handi njya no gusengera n'umusengero z'abamambure nambaye ibitenge niyo mpamvu ndabibona kabisa intoki wazujuje impeta njye rero kwambara igitenge ntabwo byambangame nacyambara ariko nyine ntabwo nacyambara buri gihe najya nyuzamo gake ariko nanone nkunda ibitenge bidodesheje cyangwa byose nkabidodesha mbese nk'amakanzu atari ukuvuga ni ugukenyera urupande n'iribaya n'urupande rwa kabiri byagora ariko ni byiza byanambera aho none ku rugero urabona iyo umuntu ashatswe hari igihe ugira ikibazo umuntu mwashakanye mwagera mu rugo wari umuzi y'imico myiza wagera mu rugo bigahinduka ugasanga wenda n'umuforoderi wa wundi wa danje noneho yagushitsa mu rugo akama abigaragaza ku mugaragaro kugera hahandi wumva nk'umutima wawe wenda guturika kubera agahinda ke uhuye na bene uwo mugabo wabyitwaramo gute byaterwa n'ibintu yaba foroda iyo tuvuze guforoda cyane cyane tuba tuvuze kuja mu kabari akanywa inzoga agasinda nyine njye ntabwo nkunda umuntu ujya mu kabari ntabwo nakufuza umugabo ujya mu kabari akanywa inzoga agasinda so rero bije nyuma nkabona nyine nkabimubuza wenda nkaba nabibwira n'imiryango ntibyemere twatandukana ntabwo njye nkunda umuntu wese wansebya cyangwa se utanyubahisha utamesha agaciro nyine mu bantu none se bibaye ngombwa ko akubwira ati wowe urabinkuraho nkande cyangwa se uri umugore wanjye ahubwo nyemerera tujye tujyana mu kabari tujya tujyana mu kanjye kunywa baraba
abe niyo wagenda ntunywa inzoga ariko just mukajana nkamuherekeza. mukabariga ukamucungiraga n'uwo oya mutekano rwose umugabo se no twaba twarashakanye njye murinda Eh, hari ibyo mba nshinzwe kumurindamo hari ibyo ntaba nshinzwe kumurinda ibyo ngibyo byo kujya kurira mu kabari ntabwo ari ibintu byanjye ntabwo ari inshingano zanjye nyine nabimubuza byajya mu miryango bitakunda mwabyumvise rero yemwe baho mwirinde umuhungu ushaka eme n'umwana mwiza pe ngenda muzi twarabanye nabi iwabo guhera kuri se ndamuzi simbaza biwanyu mwese ni n'abashuti banjye cyane kandi rwose ni umwana mwiza pe ntimukajye mureba umuntu mugani wa bya bindi ngo ntukajajinga igitabo bitewe na kava ahubwo ujye ufungura usome ibyanditsemo ushaka kumujajinga ngo umukobwa w'umunyamurenge ngo wagiye kwiyambika biriya ngo ukora biriya ngo uze ugenda kuriya ngo nkutagira igufwa hari umuntu utagira igufwa ukamusanga nabishyize ku rundi rwego bakabyegeza umutima bikarenga biriya bintu si byiza mwamubonye rero Aimee umukobwa mwiza kandi ndagira ngo wubahe Imana wubahe Imana hari umuntu utubaha Imana hari n'utazi ko Imana ibaho njyewe wabaye Imana aho navuye ni kure Imana irahazi Imana irahazi uri muri babandi bazafashwa na ka karimbo ngo yarakibiranduye yewe oya nanjye gusa nyine Imana ndayikunda ndayemera yego wemera ko naho ugeze ari Imana ihakugejeje njyewe Imana ihangejeje kuko njye mfite ubuhamya ndi bantu bafite ubuhamya ariko ntabwo abantu bamenya ubuhamya bwanjye ntarabuvuga none tuzagutumire ubabwire ku buhamya oya cyangwa tuzaze mu rusengero runaka umunsi uyu umunsi najya kuwutanga nzabatumira sinzi ngo ni ryari mwitegure rero tuzajya kumva ubuhamya bwa Aimee kandi Aimee njye nkunda kubwira abantu uti ibintu urimo ndabikunze kandi si ukubeshya pe kubera ko wiyumvise iyo ukora ikintu ukiyumvamo birakorohera kurenza wa wundi ukihingamo sibyo Aimee ni umunyamideli ubishoboye kandi abyiyumvamo pe ni ibintu mbese byamuvutsemo ntabwo ari wa muntu babiteyemo ngo babikundishe ngo urabona kuko urabona hari umuntu ubijyamo bakamuga ati ewana wabishobora tuzajya mu bamisi tubona wabishobora waba misi cyangwa se uzajya muri ibi byo kumadoringa wabishobora iwe ntabwo ari abantu babimubwiye iwe ni ikintu yisanzemo ahubwo atangira kujya kigaragaza n'abantu bamubwira courage tigikomeza nanjye rero nta kindi nakubwira courage kabisa kandi mwifurije kuzashakwa n'umugabo mwiza wishimiye uzagushyigikira erega n'uwo ni umuhamagaro maye uzamushyigikira mu muhamagaro wiwe iyo ni talent Imana yakubikiye nazi ko uzi urundi rurimi nyine tuzi usoma Bibiliya kera ndagufasha njya nsoma ariko nyine se nk'ayo magambo iyo y'itaranto ntayuzi amagambo akomeye hari ukuntu nyabaza papa ariko iryo ngiryo iyo ngiyo yo iri muri Bibiliya ni umugabo yari agiye nyine gusuhura ahantu mbese nko kuzindukira ahantu asigira abantu amataranto umwe amusigira 5 azibyaza 10 undi amusigira 2 azibyaza izindi 2 ziba 4 undi amusigira imwe w'umupfapfa aragenda hambiyo sebujaze ati narinzi kuri umunyamwaga niyo mpamvu itaranto yawe nagiye nkayizika atagera ingese n'inyenzi urumva rero Aimee ni wa muntu ufite ya taranto Imana yarayimuhaye yo kuba umunyamideli deni ayikoresha neza ubu ni naho ni nayo mpamvu twamumenye nuko yayibyaje umusaruro urumva rero nawe uri mu bantu bazagororerwa nimutagwa isari natagwa isari kabisa azagororerwa ewana rero ngaho ugira icyo ubwira abafana abagukurikira abagukunda abakwanga bagora ubusa abanyanga rwose ni ibisanzwe kwangana ntabwo umuntu akunda n'abantu bose uyu utananzwe nta kintu utananzwe ntiwanakora nta n'ikintu ucize uba ufite kuri iyi ntacyo pe buryo uzavuga ndabakunda yego
kangewe mujye gukomeza mushyigikire umwana wanyu yaba mu mafilme yaba mu bamodo yaba mu bintu bya beauty pageants nkunda kwiyamamaza ibintu by'ubumisi ni naho byahere birango ngo nakanyabugabanya muyenge nako nanagiye nyine mu by'abamisi ariko byo muri Nigeria so bivamo ngo nabyihakanye ngo nabihakanye ntibanoye ariko naratsinze navanyemo amakamba 3 so ndabishimira Imana rero mukomeze mushyigikire ntago njya ncika intege yego dukomeze dukorane nibwo bizagenda neza nta mutima mubi yego nabyumviye rero ku bashaka n'abakinnyi ba filime beza mwamuhamagara baguhamagara ntaguhenda kukugeraho bisaba iki kongeraho se nyine no kuvugana twumvikana byose n'ubwumvikana oya ni sawa kabisa nizere ko mwabyumviye Ewana gusa nyine si byiza nawe tugiye kujya dukorana mu ariko ubanza ntabishobora nzaze se ubona ntabishobora tugiye kujya dukorana filime sibyo kandi abantu buriya nta nubwo bari bazi ko ndi umukinnyi ntabyo bazi muramenye tugiye gutangira kujya dukorana nanjye ngiye gutangira mfungure tubicano ibintu byose mugiye kujya mubibona kuri channel yanjye tuzadukorana na Aline mutwitegure turabikiye byinshi kandi ewana mudukunde pe mukomeze mudukunde mutwiteho nituzajya tubahamagara mujye mutwita bazi ibintu tutabikiye yegora uzi nk'umuntu wahamagara akakwirya wowe nta kintu yagezeho sabira mu biterwa n'iki cyangwa ugasanga tuzavugana next week kandi ejo ntago habaho koresha umwanya ako kanya yego mujye mwita ku bandi mubitabe ewana ni ukuri ndagira ngo twasoze kandi kabazo k'amatsiko ufite jewe oya nawe urumva ntacyo wambaza noneho ukamuhostinga okay nzaguhostinga kono nangaha njyewe n'uyu twahuye dushaka kuvugana sinumwamushwe naranjye kwangunga ibyiwe ngo na boyfriend umugabo yicaye hano imbere yacu mu nyumvire nk'ibi nabazanye ubu se nanjye mbizane ko muri secondaire wirataga uri muri babana bavugaga njye ntuye KGL oya ariko burya nta muntu utirata kambabwiye kwirata ntago ari ibintu bibi ariko nyine ubundi ni nko iyo hari ikintu wagezeho uba ugomba kukimerita ni nko twagana ukubimerita so rero ariko ntabwo tukirata guys okay tubwire noneho nk'impano nkazingaye wumva ziba muri wowe twavuye ku bunyamideli kuri filime na filime izindi mpano wenda ushaka kuba ufite impano wenda ku rugero nk'utuntu wiyize abantu batakuziho ngira impano yo gushushanya art sinzi niba impano y'ibyo wize nabyo ari impano cyangwa ibyo uba warabyize impano ku rugero hari ikintu uba waravutse hari nk'ikintu uba wiyiziho ku rugero ukaba wiyiziho kuri umuntu ukunda gusenga ariko twe twakureba tukabona nta nubwo bigusa nk'utuntu wiyize abantu batakuziho njye nzi gushushanya ariko apana ntago nagushushanya ngo umuntu nyine nk'imyenda ibintu nyine bya design byo kudesigninga imyenda ukaba watwara bakakudodera yego njye n'ubundi nk'uko yavuze ko uvuze icyo kintu cyo gusenga ngiye kukivuga njye nkunda gusenga ngira ikiyo wa yega nzanere nkunda gusenga pe nkunda gusenga ariko nyine sinzi impamvu bitangaragara ariko buriya njye abantu bo mu rugo nibo banangira ubuhamya buriya abantu bo mu mihanda ntabwo bajya bapfa kumenya oya n'ubundi iyo uzwi n'abo mu rugo bagutangira ubuhamya ibyo birahagije kuko abantu benshi ni bya bindi ngo nta muntu zemerwa iwabo niba iwanyu bakwemera baranyemera rwose ntabwo ari ukwikina nk'ikindi ndumva sinzi yatsemba nawe bagira ko ndumva nta yindi mpano mfite kabisa reka rero zirahagije zirabinkorera reka tugushimire rero wagize neza kutwitaba kandi nukuri ememe ntabwo yirata pe tuvuye muri brage ntabwo yirata ni umwana uca bugufi umwana wumvira w'ubwitonzi kandi akunda n'abantu pe akunda abantu ntabwo yirengagiza njyewe nkurikije urwego ariho n'ukuntu yababwiye ngo naracupiye ni ukuri yari afite rezo yo kundya sine akambwira ati wowe twakorana nuko wabyibushye nyine yarata nanjye ubwanjye mbyibonaho naracupiye ntabwo nyimeze nk'uko nari imeze kubera ko ndareba urugero niba nkiri umukobwa
najyaga mbona ko nta kindi amafaranga ni agasakoshi ni urukweto ariko ubu ngubu mbona kenda nkabona kabereye umwana ubwenge nyine abantu banini baraberwa cyane pe cyane nanjye wenda nzabyibuha ngese se ari kizajya nkangara nkawe nyine icyo nari mbivugiye ni nkuko nkatwe iyo ubaye umubyeyi uba wumva nyine nta handi ubwenge buri wabona urukweto rwiza rwawe ugahita urubonana n'urw'umwana ugahita ugura urw'umwana urwawe ukarureka niko bijya bimera iyo umuntu yabaye umugore ariko nanone si kuri bose hari abo ujya usanga nanone basa neza abana wareba umwana ugasanga atahuye na nyina ukamuvuga uyu nguyu n'umwana wa runaka ati ntibibaho ariko buriya biba byiza iyo wiyitaho n'umwana ukamwitaho mu mbaraga nyine mfite ubwo ndagerageza kandi iyo umuntu abaye mabigi imyenda y'abantu banini buriya ntabwo ipfa kuboneka nk'iy'abantu batoya urumva rero niyo mpamvu uretse ko ndagerageza sibyo nza ngerageza amashi usanze gatakuze miribaya umeze neza pe rero turabashimiye mwe mwadukurikiye abashyashya abafana ba MM bababwira ngo bakande hehe wa bakanda akanyenyeri nsanze ahubwo ari n'umunyarwenya mwumvise di ni gute wambaza bakanda bakanda akanyenyeri 100 abadakoresha akanyenyeri Western bajya kuri Western Union abakongomani nibo bajya Western mujye kuri Western mu mukandira akanyenyeri natwe rero nk'Impamo 250 turabashimiye wowe mushyashya wageze wa mbere wibuke ukanda subscribe cyangwa sabone nawe musangwa ukomeze utwereke ko dukunze udukurikiye turabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ubutanzabazanira undi mushyashya ariko zabanza mbazanire na wa munywani wanje chef de la maison harya ni chef de maison nibajye noneho ko namwisubushize ndabyibagiwe ariko umutwahe wanje utwahe ibyo mu rugo rwacu nzamubazanira ibiganiro byacu nakagaruka bye bye